musanzu wanyu mu kubohora igihugu cyacu, guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi muri 1994, mu kurinda no kubaka igihugu cyacu byakurikiyeho kandi bikomeje. Uyu munsi mutangiye ikindi cyerekezo cy'ubuzima, ariko muhinduye gusa impuzankano nk'uko narimbigazo ndetse n'uburyo bw'imikorere. Muzahora muri mu muryango mugari w'ingabo z'u Rwanda. Muzakomeza kuba ab'agaciro gakomeye mu muryango wacu wa RDF. Muzi neza ko abakurambere bacu kuva kera badutoje umuco mwiza wo guhiga, abo bagiraga bati dukenyere dukomeze, imihigo irakomeye. Yewe na bagenzi banjye tugiye muri retirement. Tujye muri retirement turahiga ko tuzaba abaturage beza aho tugiye mu miryango yacu, kandi aho tuzakenerwa hose gutabara tuzabikora tazuyaje. Uyu ni umwanya wo kubashimira umurimo mwakoreye igihugu no kuzirikana urugendo rwabaranze n'ubwitange, ubunyamwuga n'urukundo mwagiriye igihugu cyacu cyane. Uyu munsi mushoje icyiciro cy'ingenzi mu buzima bwanyu bwa gisirikare, ariko ntimushoje inshingano mufitiye igihugu. Twese hamwe nk'umuryango wa RDF turashimira byimazeyo mwe mwese mugiye mu kiruhuko cy'izabukuru ku musanzu wanyu mu kubohora igihugu cyacu, guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi muri 1994, mu kurinda no kubaka igihugu cyacu byakurikiyeho kandi bikomeje. Uyu munsi mutangiye ikindi cyerekezo cy'ubuzima, ariko muhinduye gusa impuzankano nk'uko narimbigazo ndetse n'uburyo bw'imikorere. Muzahora muri mu muryango mugari w'ingabo z'u Rwanda. Muzakomeza kuba ab'agaciro gakomeye mu muryango wacu wa RDF. Aharanira ubumwe bw'Abanyarwanda.